ibihe byiza kuri wowe nkurikirana kuri David Rwanda ngushimira wakoze subscribe. Uyu munsi nabazaniye inkuru nziza, gusa inkuru yanteye agahinda nanjye nababaye cyane. Inkuru yacu y'urukundo ni umukobwa wanze umusore ngo nuko umusore atigeze yiga. Kwibutsa batarakora subscribe kugira ngo ikore maze ujye ubasha kunkurikirana umunsi ku wundi. Inkuru yacu y'urukundo tuyitangirira mu rusengero, aho korari yari iri kuririmba ndetse iri kuririmba neza cyane. Gusa hakaba hari umusore witwaga Didier wari uzi gucuranga cyane ndetse byagaragaraga ko abisobanukiwe. Gusa ari gucuranga ndetse anaririmba, dore ko korari yiwe yari we dirija wayo, abandi bakobwa bari bicaye aho ngaho hafi bari kumureba ndetse bagaseka cyane. Bari guserereza umukobwa bari bicaranye, bigaragara ko yari umushuti wabo. Cyakora agine nyine Imana kwimye ibindi ngo umusore ufite impano pe. Rwose Didier nta kindi ashoboye uretse gucuranga. Urabona ko ndacuranga neza we. Yeah, of course nyine acuranga neza kandi ni umugabo wanjye nyine tu, uriya niwe mugabo wanjye wahazaza. Mana azi gucuranga pe, ndebera kunta bari kubikora we, maze abikora ari na fieri yabyo. Nyamara kunta agenda yiturije nta n'uwamenya ko abizi pe. None se yakiyemera gute nyine? Erega umuntu wese ufite ibintu aziwe ntabwo yiratataha. Iby'inkunda bijya binsetsa, gusa we umusore wazi gucuranga pe. Ariko agine nawe nyine ikibazo ni kimwe, nuko umusore wategeze yiga ati ko batarigeze se yiga ibyo bimbwiye iki, ibyo ngibyo bizambuza kumukunda. Nimushake muvuga iki, ndamukunda kandi nta nubwo namureka. Courage rwose, natwe ntabwo tukubujije kumukunda, gusa shamane iki gihe nyine umusore utarize shani yare pimba mbona ntazi byari byo. Ubu se mwese murebye ababyeyi banyu barizera taha, ubwo utangiye kuzanamo iby'ababyeyi reka tukureke. Oya rwose mujye mureka kuvuga gutyo nyine, kuba none se abantu bose bize se bafite iriya mpano yo gucuranga ati aho ngaho uradutsinze rwose. Nyine nta nubwo ari ukuvuga ngo nukuburana, ariko nyine bishatse kuvuga ko umuntu wese nyine aba afite impano ye. None se iriya mpano uko nizamutunga, ariko Imana akorera izamuhemba. Imana akorera se izamwishyurira inzu cyangwa izamukoreshereza ubukwe. None se ubwo twaba twaje hano gusenga iki? Uzi ko turi mu rusengero banda, turi gusakuza tubireke. Nuko baracecetse ndetse bakomeza gukurikirana amateraniro. Gusa bakajya bagoma barya urwara Agnes we reka kunta shawura musore arabizi pe. Arabizi nyine ni umugabo wanjye, sinabibabwiye se. Na ibyo muri kuvuga ngo byo kutiga cyangwa ibikinge ntabwo bindeba, mfa kuba mukunda. Icyambere ni urukundo, ndabizi neza tuzabana kandi tuzamera neza. Ahandi tuguciye intege rwose mushuti wacu, ariko reka tukore kutaza kuvuga ngo twivanze mu by'urukundo rwawe. Ariko nubwo azi gucuranga mu mutwe ni vide rwose. Mureke kunshumuza rwose, njye naje gusenga. Mumbabarire ntimuncumuze pe, mumbabarire ndikuba mutangiye kurengera. Nuko misa zaje kurangira ndetse bose barasohoka. Gusa mu gusohoka Agnes yahise ko yandikira Didier message ati se sheri ntuza no kuza basi ngusuhuze. Nta kibazo sheri, gowe gumundindira aho hanze ndakuruza, reka nzi ndaje ngusuhuze. Nuko Didier yahise kasohoka mu rusengero ndetse aza gusuhuza Agnes ati mukunzi umeze tese? I'm fine kandi nyine I'm blessed kabisa. Uvuze nyine I mean I love you more kandi Didier I will never leave you. Ese Agne wajya ureka jye nakuburije, ntabwo ujya wumva ngibyo bintu uri kumbwira, urabizi neza ko ntize ntabwo mba ndi kubyumva. Ese ushatse kugaragaza icyangahara? No nyine Didier I'm sorry, gusa umva kandi nanone urahongeye, urabizi neza ntabwo nize. Ese uri ushaka kugaragaza iki? Please jya ureka nyine, jya undeka, ndabizi ntabwo nize kandi jya ureka kunkora mu nkovu. Didier nyine I'm really sorry pe, ntabwo nabiplaninze. Komeza untuki kuko ndabizi neza uri kumbwira ayo magambo ntarize, nyine ushaka kunyibutsa ko ntize kandi ndabyibuka neza kandi ndabisobanukiwe. Rero si ngombwa ngo binyibutse muri ubwo buryo. Ese Didier kuki ubaye uko nguko? Nose ni rimwe ni kabiri nkwiyama nkubuza ntukajya umbwira. Ese nturi umunyarwanda? Nyine ndi umunyarwanda, ariko iki se? Nyine nanjye ari gihe binshanga bigashiduka nabivuze. Rero ubwo se wajya umenya uwo muri kumwe? Nyine ndabizi ntabwo nize pe kandi ndabizi neza pe. Rero please jya ureka kubinyibutsa. Nimba ushaka nyine ko tubana ndetse tugakomezanya ibintu by'icyongereza, jya umbwira ikinyarwanda ntacyo bitwaye, cyangwa uzabinyigishe nimba ushaka ko mbimenye. Ahubwo Ben wumva ko uvuze ikintu kizima nzakwigisha, ariko nawe wifuha gutyo wirakara gutyo. Nyine urabizi ibibazo byambayeho, ababyeyi banjye baharapfuye ndetse sinigeze niga.
rero nyine iyo utangiye kuvuga icyongereza bituma ntekereza kure kibuka kuntu ntize kandi nta n'uruhare nigeze mbigiramo. Rero please tukajya ubinyibutsa kuko mba mbyibuka neza cyane kandi nanjye urabizi ko ntabyishimira kuba ntarize. Rero ndagusabye niba umunkunda basi ujye unkorera iyo faveur ntukajye nyine ntukajye ubimbwira pe kuko mba mbyibuka neza ndabizi neza ko ntize. Sawa be nyine gusa I love you more. Gusa by the way today wacu ese we igihe nakubwiriye ntabwo uri kumva, please gerageza ujye uvuga ikinyarwanda kuko nyine uramvuna bya hatari cyangwa ubutewe isoni nanjye tino. Ese rwose Didier ntabwo naterwa isoni nawe rwose kuki nakwemereye ko dukundana? Si twakundanye mbizi neza ko utize nyine nanjye ibyo nibyo bintungura kuba twarakundanye ubizi neza ko ntize warangiza ukajya ukomeza uvuga ibyo bintu nyine. Mbabarira pe birantera gusa nyine icyo nari nshaka kukubwira uyu munsi wacuranze neza nyine. Abashuti banjye bari bamereye nabi ngo ufite umugabo uzi gucuranga. Emma babashuti bayahora banserereza ngo sinize se bamvuga neza kuba utarize se bikuraho ariko gusa nyine ukina neza piano pe ndabikunda kandi courage ariko uzanyigishe. Okay, kimwe kuri kimwe unyigisha icyongereza nkwigisha piano ariko be wowe nyine urwego rw'icyongereza mfite n'ukuntu ucuranga nyine birahabanye pe urarenze. Oya rwose nyine base ko ubuzima bwanjye bwose nyuma yuko ntagiye kwiga ko nigiye gucuranga gusa nari gukora iki kuko nibyo bitansabaga amafaranga nabyigiraga muri korali. Gusa nyine be bigaragara ko iyo wiga ntawe ari kugukira pe wari kubura umuhanga kuko nkurikije ukuntu ucuranga piano birarenze ndetse n'iby'agaciro. Ahubwo se be nta kuntu wabibyaza umusaruro? Urabona bira ibintu byo kwirwa nyine ibintu byo kwirwa muri gare ukata amatiki mba mbona bitarya pe, mbona ntaho nyine biguha amafaranga make. Nta kuntu iriya piano yawe wazayibyaza umusaruro ndetse ukajya ugenda ugacuranga mu studio ndetse n'ahandi hantu hose. Be nyine biba bigoye n'umugabo ejo bundi nari nagiye kureba ngo nyine abimfashemo yarantengushye. Yo be nyine ihangane pe ariko njye nzagushakira akazi. Uzanshakira akazi se kandi wowe hari abantu muziranye bazi gucuranga? Ati no nyine nzagushakira akazi ujye ugenda ucurange mu birori mu birthday y'abantu. Burya birthday ni ibiki be? Nyine mu masabukuru y'abantu. Ati ako nako ndakamenye ubacurangire mu bagiye gupropose bagiye gushyingirwa aho hose uzuza nyine ubacurangire. Ahubwo ikibazo n'ukuntu hazajya ubona piano. Ati yewe piano yo ntugire ikibazo kuko mu rusengero ndi umwizerwa najya nyizana nta birenze. Nyine be nje nzagushakira akazi kandi I promise you. Mva none se nyine be ubu ncanga nyine ibyongereza ntabyo nzi pe. I promise you bisobanura nyine ndagusezeranyije. Aha I promise you ko numva bigoye be nta kigoye kirimo uzabimenya nyine wowe gusa nyine unyizere kandi uzi neza ko ngukunda. Nyine sinagutengwa ngo nuko utize kuko ibyo nta nibirenze nyine nanjye sinagutenguha pe. Gusa njye ndahari kubwawe igihe cyose uzaba unshaka nzaba mpari kandi ntabwo nzigera ngusiga. Thank you akuko ndakaza urambwiye ngo urakoze. Yego rwose nicyo bisobanura nyine baby. Reka nsubire mu rusengero kuko twebwe turacyari mu nama ya korali ubwo nyine turaza gusubira. Sawa nanjye reka njye kureba abashuti banjye dutahe. Nuko Agnes ndetse na Dide base ko batandukana. Dide ajya mu rusengero naho Agnes we yahise kataha. Gusa Agnes yahise kataha gusa ageze mu rugo asanga nyina yicaye muri salo. Ese Agnes bimeze neza? Yego mama ameze neza. Ko akerereje mu materaniro aho Dide ntiyakomeje kugucurangira ukarangara bikarangira utinze gutaha. Mama wowe ndakubwiza uko uyu munsi Dide yacuranze neza. Wahombye kuba utaje mu materaniro. Uriya mwana rwose nkunda uburyo ajya acuranga. Gusa nyine aracuranga kandi azikurimba. Ujye ubona kunta acuranga ibintu bimurimo kandi abinezererewe. Mama si nibyo gusa bwo ni n'umukristo. Nyine niwe muhungu wenyine njya gusura nkamwize ntagire ikintu na kimwe ankorera. Agine uri serious sera? Mama urabizi ntacyo naguhisha. Uriya muhungu ni umwere imbere n'inyuma. Ibaze ko no kumpobera aba yabigize intambara. Uriya muhungu wagira ngo rwose ntiyize. Ese umuhungu wize ndetse umeze neza kuriya ni gute? Nyine biba binshanga. Sinumva kuntu nyine ubundi abahungu bize nyine mbamona bagira utugiso tumeze ukuntu ariko uriya kuntu yitwara sha biratangaje. No kuguhobera bigira ibibazo. Nose kwiga hari ibirenze mwana wa. Nyine abantu bize baba bafite imico nyine utamenya. Ati nyine nawe ikise mbwira mwana wanjye ujye umbwira mba mpari kugira ngo nkumve. Nyine mama we nyine imico yiratandukanye mba muna ari umwana mwiza. Gusa Agnes yari yarahishe nyina ko Didi atigeze yiga. Dore ko nyine abantu batiza atigeraga avugana nabo kuko yari umwibano udasanzwe. Nyine mama icyo nari nshatse gusobanura nanjye nyine Didi nyine yicisha bugufi pe ndetse n'ibintu byose azi ntiwatekereza kabizi. Rwose uriya mwana ndamukunda acuranga neza cyane niyo mpamvu nyine
wahisemo neza rwose Agne, wahisemo neza kandi ntukajye uhitamo nabi kuko guhitamo nabi bitera umwaku. Mama nanone babitwigishije mu rusengero ngo guhitamo nabi ntukurikira inzira y'agakiza nyine ngo bitera umwaku kandi ngo burya ngo gukiranuka nibyo bizima. Ati ndumva rwose ndumva mwafashijwe. Yego mama twafashijwe nyine none umupasiteri ari kubwiriza Didier nawe ari gucuranga utuntu dukisha numva biryoshye mama. numvaga amateraniro atarangira. Wari kumva se yarangira gute kandi ari kubona umusore wawe akuri imbere. Gusa mama ndamukunda uriya musore. Nuko nyine abashuti bawe baba bagize ute nyine baba bambwira ngo nawe ni mwiza. Uzagenzure rero mwana wanjye utazashiduka bamugutwaye. Oya mama nanjye narakaniye rwose nta muntu ibaze bantwaye Didier wanjye no narakaniye mama nta muntu wamuntwara pe. Ahubwo se Agne nyine uri kuvuga ibya Didier ukanyibutsa wowe na Didier ibyanyu bigezehe nta kintu bumbwira. Ese we ubona ndashaje gira vuba ndetse aza gusabe bive mu nzira dore ntabwo urabizi ibintu bitinze birapfa. Mama nyine aracyari gushaka amafaranga. Ati umusore umeze nk'ukuri agaragara neza se ni gute ataba yarabona amafaranga yo kuba yazanga gusabe ariko nzamuca inkwano nyinshi. Ubwo se mama wamuca nk'amafaranga angana gute? Ahubwo se mwana wanjye baza wize kaminuza na masters ubwo se urumva ni mu mamiliyari ahubwo sinzi. Ati sawa mama uzaca ayo ushaka gusa njye ndamukunda. Ndabizi nanjye ntiwatuma muca menshi ngo mpaka mu bane. Yego rwose mama ntuzamunanize kuko mbamubona umugabo mwiza w'ahazaza wanjye. Yego mwana wanjye nanjye ntabwo namunaniza kuko ni umusore mwiza kandi ndamwemera buraya ndamufana. None yari gucuranga yewe reka ibyo tubereke byo gucuranga. Gusa mwana wa nyine Imana yaguhaye umugabo nashakaga umugabo wize utajabiriye umeze neza noneho hakikubitira akantu ko gusenga ni mahwi bitako bihura. None uriya Didier kuba nasenga kuba yaranize nyine ni iby'umugisha mwana wa. Ati mama nyine ni iby'umugisha pe. Ese mwana wa urigiye kubera icyo mvuze ibintu byo kwiga mbono oya mama rega buriya ngewe ibintu. Ese mama nzanye umusore utarize byagenda bita tuzamungereze mu nzu ndakwiyamye papa wawe ubona impamvu yadusize nuko atigeze yiga yari afite akajagari mu mutwe. Ati none se mama ya mwana wanjye niko biri impamvu papa yadusize yari afite akajagari mu mutwe ntabwo yari seriye yahoraga ajarajara mu bagore kubera ko atari yarize nyine niyo mpamvu nase kumva ku basore bose batize nta musore nashyingira umukobwa wanjye atarize byibura yarize amashuri yisumbuye ndetse akiga na kaminuza ndetse we kubera ko wize na masters umusore uzagutwara. Ariko na Didier ndakeka yarayize. Ati mama ndumva imyumvire yawe idasanzwe. Ati no mwana wanjye ntabwo ari uko idasanzwe nawe uri njye wabyumva rwose. Mwana wanjye ntabwo ari uko mfite imyumvire idasanzwe kandi ndabizi njye nawe nyine tubyumva kimwe. Mama nta kibazo pe ntacyo bitwaye na Didier nyine yarize. Ahubwo nyine mama reka njye kuryama ndumva naniwe. Izi saa sita urananiwe se? Ati mama nyine ndananiwe kandi urabizi ejo se saa kazi. Yego mwana we gusa ute boss w'ibogari kandi uriya mu boss wanyu ashobora kuba bitaho. Mama nyine aragerageza pe aragerageza. Ati okay sawa genda kandi ejo uzagira akazi keza ariko se bundi ndagusezera nijoro ntituza guhurira ku meza ahubwo uze kubyuka karuteke ngiye kujya mu mujyi ntabwo nzaba mpari. Sawa mama ndaza kuwita ko nza ntacyo bitwaye nahita ko nteka. Sawa nta kibazo mwana wanjye. Nuko Agnes yagiye kuryama ariko ntabwo yigeze aryama bitewe n'amagambo nyina yaramubwiye. Ahubwo yahise ko yandikira message Didier. Ati se wavuye mu rusengero ngo hamagare tuvugane. Ati yego nanjye natashye rwose ndi mu rugo gusa ndaryamye ndikumva umutwe uri kundya. Mutwe se wabura kukurya guterwa wiriwe mu rusaku ucuranga. Atari ko baby ndabizi nyine Imana izabimpembera niyo mpamvu mbikora kandi mbikora mbikunze. Ati izabiguhembera kandi nyine izabiduhembera twembi kuko sura umugabo wanjye se. Yego rwose sheri ndi umugabo wawe kandi umugabo w'isezerano vuba aha ngaha rwose ndagukwa. Ahubwo se Didier reka nkubaza nyine twari turi kuganira na mama. Ati mwari muri kuganira ibiki se kandi? Nyine mama yarari kumbaza nyine ngo ndakuze kandi nta kintu uri kuvuga nyine ari gushaka ko njye nawe ngo tubana kandi ndabizi nta bushobozi ufite. Ati ariko ubushobozi ndabufite amafaranga mpembwa arahagije. Ariko Didier wajya umbabarira amafaranga uhembwa arahagije noneho hibaza ibintu abari kumbwira nyine mama naramubeshye. Agnes kubeshya ntago ari byiza noneho ku muntu w'umukristo ntago ari byiza ko wabeshya mama wawe. Se wamubeshya iki? Nyine Didier namubeshye ko wize kandi ntabwo wigeze wiga. Ati
ariko Agnes ibyo bintu duhora tubipfa bwije mama wawe ukuri kuba ntarizanye nta soni binteye nyine ndabizi habayeho ikibazo ariko none se kuba ntarize ari cyo bitwaye mubwiza ukuri ntabirenze nyine mukunzi we hari icyo utazi uzi ko mbwije mama ukuri kutize twahita ko dushwana ndetse ko tutaba tukibanye ese uriseriye ko yabyanga tiya ntabwo yabyemera nyine yashatse nyine mama mu mutwe afite imyumvire ntabwo byashoboka ko twabana nyine utarize niyo mpamvu namubeshye ko wize basi baby ndagusabye ntuzigere uvuga ngo uko kuri kwawe uri kuvuga kuko nukuvuga tuzahita ko dushwana ariko gusa nyine nubwo ntize mfite ubushobozi kandi ubushobozi mfite njye nawe bwadutunga rwose ariko Didier please ndagusabye jya uceceka ntuzajya ugera kuri iyo ngingo nta n'urusoni ubushobozi ufite bwadutunga uhembwa ngahe ku kwezi none se be 100 si amafaranga menshi uzi ko umushahara wawe nkukubye inshuro enye umushahara nkukubye inshuro enye ese basi inkwano yanjye uzabasha kuba wayibona be nyine bishatse kuvuga ko nawe ibyo uri kuvuga ni ibintu by'amasengesho wagiye wicara mu bintu by'amasengesho amasezerano yawe arakwica nta n'ikintu uri gutekereza Agne nijye uri kubwira ngo nta kintu mba gutekereza Didier I'm sorry gusa reka maze nkubwire ndetse ntumvugiremo sa nta kibazo mbwira ndi kukumva Agne nyine ibyo bintu byawe byo gusenga ngaho ibaze nkawe ngo cyakora 100 surumva 100 ntibyazanishyurira umwana wacu materineri aziga ku mashuri asanzwe uvuze uzapererezanye nta mwana wanjye wakiga mu ishuri riciriritse abana bacu bagomba kwiga ahantu hareze ndetse harenze aho njyewe nize ku buryo byibura azajya mwishyura 500 ku gihembwe iti 500 sugo yaba yiga kaminuza ngaho nyumvira nk'iyo myumvire yawe Didier ibyo kandi tuzabipfa oya baby nta mpamvu yo kuba twapfa ibintu nk'ibyo ngibyo gusa nyine amafaranga yo nzayabona pe kandi ndabizi mba mfite ibyiringiro muri njye ibyiringiro z'abantu benshi bapfanye ibyiringiro nyine abo bapfanye ibyiringiro barakomeye ndetse batekereza ko ku wundi munsi w'umuzuko bazongera bakagirirwa neza ngaho nyumvira nk'ibintu uri gutekereza Didier ku munsi w'umuzuko nyine sinzi bikomeje kunshanga reka njyame gusa sinzi nyine mama namvumbura sinzi uko bizagenda Didier ndi kubona ibintu by'urukundo rwacu rwose Satani ari kubirwaniramo no nta mpamvu yuko yabirwaniramo rwose ariko Agnes ndahari kubwawe kandi ntugire ikibazo pe tuzarwanana kandi tuzabitsinda okay sawa nta kibazo rwose gusa bukeye bwaho Agnes yaje guhita akajya ku kazi dore ko yakoraga muri kampani nini ndetse imuhemba amafaranga menshi ariko agezemo yasanze bashuti be bicaye ndetse bamurindiriye dore ko bose bakoraga muri iyo kampani ati Sagine ko amaso yawe yatukuye byagenze biti utambwira ko warabiteretana na Didi ukabura uburyo uryama no ntabwo nyine ntago uko bimeze gusa bavande nyine mfite ikibazo pe ese ufite ikihe kibazo kandi nyine mama sinzi kazemera ko mbana na Didi kandi mama wamufana cyane ngazi gucuranga ndetse ngo ni umusore mwiza nyine aramufana gusa ibaze ko nyine Didi ntabwo yize mwese murabizi kuko hanamugani ntabwo yize ariko dora tubikubwira ngo umureke ese Agine wahaye boss amahirwe we ushaka waha boss amahirwe nyamaraga kuko urabona boss ni umusore mwiza afite amafaranga kandi aranagukunda ibaze igihe ahora gupropose ngo mubashe kuba mwashyingirwa ndetse mukundana ariko ukabihakana no ariko ibyo ntaho bihuriye uriya ni boss wanjye kandi murabizi neza afite umukunzi rero Didi ndamukunda kandi ntabwo namuhemukira ese Agne ari Didi na mama wakunda ndi namwe mujye mureka kugereranya amafuti ni gute nafata umuntu duhuye mu myaka ingahe nkamugereranya n'umuntu wambyaye ndetse akantwita amezi 9 birumvikana ni mama nkunda cyane ati bishatse kuvuga ngo rero ugomba kumvira mama wawe kugira ngo ukomeze kumvira umusore Didi sha ibaze noneho ko mama yarari kumbwira ngo Didi yarize nkumva ngize isoni nkumva ngize ikimwaro nkumva ariko nyine nari ndi kuva ndi kubagwa nta kinyape of course nyine ni ngombwa ugombaga kubagwa nta kinya kuko wumva nyine ibintu byawe byose ni ibinyoma gusa ariko nyine nubwo ari ibinyoma kuba nkunda Didi byo nyine nta kinyoma kibirimo uransetsa mwana urukundo ni ibintu biraho bisanzwe urukundo ruraho rasanzwe nta birenze uhitamo ushaka man uhitamo ushaka bitewe n'ubushobozi tu rero ushatse waha boss amahirwe ibyo bintu kabireka ukava kwa kare agasore kawe k'amafuti ahubwo ndabona Didi yampamagaye ati no mwihorere mwana wimwitaba si mwari muri kuvugana nijoro mwihorere ka kumwitaba Didi yahamagaye Agnes inshuro nyinshi ndetse yamuhamagaye inshuro zirenga 5 gusa Agnes ntigeze amwitaba bitewe n'abashuti be bari kumwe anamwandikira message ati dore nanone anyandikiye message ati none mu mwihorere mbana tugira ikintu na kimwe ukora reka kumwitaba gusa bakiri muri byo ndetse bari kuganira boss waba yese kaza ati yemwe muceceka ndabona boss aje
ati bimeze bite bakobwa? Ni sawa rwose boss. Agnes we nsanga muri biro dore ndi kugushaka ndetse byihutirwa. Ati Agnes ibyo twakubwira se kandi umenye ubwenge wirinda amagambo yawe uvuga uyamenye ndetse uyakontrole kuko Didier nawe uri kubona ko bitazava mu muntu utarize na primaire we uri kumushakaho iki ngo nuko azi gucu mureke mwana rekana nawe wite kuri boss. Ati sawa bavandire kanje kumva icyo boss anshakira. Nuko Agnes ese kajya muri biro ndetse ajya kwitaba boss we. Ati Agnes bimeze bite se? Ati ni sawa rwose boss ndaho ndakomeye. Ese ko mbona amaso yawe yatukuye bimeze bite? Ati boss ntabwo nyine amaso yanjye yatukuye ahubwo nuko njye nyarwara. Ati yo amsone se kuki utasabye uruhushya ngo utaje kuruhuka? Ati aha boss akazi karabuze ubwo se munyirukanye. Ati no Agnes ntukavuge gutyo ubu se umukobwa nkunda kandi nihebeye namwirukana gute mu kazi koko? Ndagukunda kandi urabizi nta kosa nakora. Rero ndumva ahubwo nyine reka maze nkubwira ibyo ngomba kukubwira nimara kubikubwira utaje kuruhuka rwose dore ndabona amaso yawe atameze neza. Sa rwose murakoze boss. Ahubwo se Agnes na nubu ntabwo wambabari kuko igihe nahereye nkubwira ko ngukunda we ntubibona? Ati ya of course ndabibona rwose Jimmy. Nyine gerageza basi umpa amahirwe pe kuko ndagukunda kandi sinzi ese nzakora iki basi nzisiga amarangi. Boss si ngombwa ngo wisiga amarangi rwose. None se basi ntubona ko ngukunda? Ya boss nyine ndabibona urankunda. Gusa agiye kumubwira ko afite umukunzi yibutsa abashuti b'ibyo bamubwiye. Ariko boss nyine basi se wampa amahirwe nkazabitekerezaho. Ati no nyine Agnes uhora umbwira gutyo kandi urabizi neza nanjye ubwanjye ndabibona pe ufite kumbwira ndetse wanampakanira rwose dore ko nta nibirenze kumbwira ngo ntabwo byashoboka nyine nkabyumva ariko nkareka kuguma muri uru nguru uzi ko ntamenya nyine sinamenya side uhagazeho pe. Sawa boss basi reka tubiha amahirwe. Are sure Agnes? Yeah of course boss reka tubiha amahirwe. Nuko boss ese kaza ndetse ahobera Agnes gusa mu kumuhobera yumvishije umutima wari guterera hejuru cyane. Ati Agnes ko umutima wasuri guterera hejuru cyane bimeze biti? Ati boss sinzi nanjye bimbayeho pe. Ati cyangwa uri kumbeshya ntabwo byemeye? Ati no boss subwo uri kumva nakubeshya. Gusa Agnes arangwa ndetse ari kuganira na boss Didier ise ko yinjira ariko yinjiye bashuti ba Agnes banze ko basha kujya muri biro ngo ajye kureba Agnes. Bahise kwamubaza ati Didier kuranga se ushaka iki? Nyine pe ndahamagaye Agnes yanze kunyitaba nsize ikibazo afite. Ese ameze neza? Ameze neza nuko ari kuvugana na boss hari ibyo barimo muri biro. Ariko mazagaye karekare hano ndetse sinigeze mubona ubwo ibintu barimo ni ibiki? Didier tunsetse se kandi kuva ryari se ukontorora uri boss se wahanura? Tubwire uri boss wa hano ubundi kutize uza mu biro by'abantu bize gute? Jya wireba reba nk'ibikweto wambaye reba kuntusa urabona ubundi ukwiriye na Agnes ariko ngenda mukunda. Ati uramukunda gukunda na sibyo barabirya ibyo se wabirya he? Ibyo wabitanga abana bakabasha kuba bakiga ibyo se byagura imodoka? Ati nta n'urusoni ndagukunda cyakora warasebye musore. Ese ubundi ujya ubona wowe iyo wirebye ukareba na Agnes ubona nyine muri type imwe? Type se ni ibiki kandi? Bako munyumvire pe umuntu utazi na type ashaka gushyingirwana n'umukobwa wize masters. Cyakora Didier warasebye dufashe ahubwo uve mu buzima bwa Agnes kuko mbona nta nubwo akigukeneye pe. Ariko sindi kumva ibintu muri gushaka gusobanura se mushatse gusobanura iki? Timubizi neza ko njye na Agnes dukundana? Ati kuba tubizi se ibyo twabikoraho iki? Ariko jya wireba Didier reba nyine nawe kuntusa reba urwo rusatsi ndebera kandi ubuvuye muri gare usize akazi kawe ko gukata amatiki ubu se bakwirukanye rano no wakerekera he? Banyirukanye nakerekera he? Imana yahanshize zahankura kandi nabizi neza nihankura izanjyana ahandi harenze. Rero abarokora iyo mugiye kurindagira nuko nguko murindagira. Imana yahagushize zahagukura. Ibyo se babirya gutera? Babirya bitogosheje, babirya bikaranze, babirya byokeje, babirya Imana yahagushize. Imana yahagushize se kuki itanahagushize ngo basi yagukure cyangwa ikujyane kwiga? Rwose sentiment kumbwira amagambo mabi rwose. Sendi turi kukubwira amagambo mabi. Rero tuza dore Agnes ndetse na Jimmy hari ibyo barimo muri biro kandi turumva nta n'impamvu yo kumurindira wava hano ukagenda.
ta nusoninga imana yahagushize genda subira muri gare yawe ujye gukatisha amatike uriya mukobwa ntabwo ari kuri level yawe rwose kandi ugerageza bro gerageza uve muri ibi bintu rwose ntabwo ari byawe reka kwicira umwana w'abandi umwanya rwose ndi kubona uri gutakaza kandi nawe umwanya ngaho vano ndetse ugende atari ku mwanya yemera nkamurindira ati mbare rimwe kabiri gatatu wasohotse tuvire muri biro duhamagara security se ati no si ngombwa guhamagara security rwose ati security muze mudusohorere uyu muntu ariko nababwiye si ngombwa guhamagara security numvishe ndetse reka nsohoke didese kasohoka gusa yasohotse ari kurira cyane ndetse amarira yamurenze gusa nitahise kareba ba Senti ati Senti nyamara gawe ibintu tubwirira musore ntago ari byiza pe turamukomerekeje cyane n'abandi bashuti bose bahise ko bari ba Senti ati Senti ne dukoze ibintu bibi pe kuriya muntu atarize nyine nta ruhari yabigizemo ariko dushobora kwa dukabisha uzi ko umututsi ibaza umuntu w'umusore ngara kuri ufite ubwanwa ararize we simureba se nashaka riri nyamara gasenti turakosheje tugende tumamagare tumusabe imbabazi ati no gasopo kandi Sentia sibiki ndavuze ngo gasopo muhure kagende yohoye Sentia ibintu dukoze ntago ari byo pe sinzi ko Agnes ndetse naza kubimenya ari buze kuba yabasha kutwumva nyine tu ashobora kuturakarira kandi cyane ahubwo ntihagire n'umubwira kuri muginga yageze hano nuko Agnes ese kasohoka muri biro ndetse asohoka mari guseka cyane ati Agnes kuri guseka cyane se bigenze biti ati we nyine boss ibintu mwambye ndabikurikije ndamwemereye ko dukundana ati wow ati ntiyumva se ani ntiyumva se ko bamwemereye Senti se ko bigushimishije cyane ati nizere ko kari akaginga ngo Didier ugiye kuba wakareka ati no Didier ntabwo namureka niwe nzamugumana ati none se ubwo bwose uzafatikanya gute terega Didier ndamukunda kandi sinamureka vuba ati none se ubwo mukunda kukiwemereye Jim ugiye kuba mutakariza umwanya ati no nyine na Jim ngiye kumuha amahirwe ndebe ibyari byo ati sawa gusa nyine rekana n'umuginga mani mwihorere gusa nyine nabonye yampamagaye cyane pe kandi yambuze ati of course yaguhamagaye kandi yakubuze ariko nta birenze rekana nawe bantu mwihorere nta n'impamvu yo kubitinda ibyo ngibyo Didier se kagenda ndetse asubira iwe mu rugo gusa yari cyararira cyane ati koko mana ninjye wemeye ko ibintu mana kuba ntarize koko nibyo bituma ibintu byose bimbaho mana kuko wanshira inzira mana kwinginze basi ongera wugurura amarembo kubwanjye ngaho ndeba mana kuko ndagukorera ndagucurangira kandi ndakiranuka muri byose ndakuririmbira no kubera ibintu bintu biri kumbaho mana ndakwinginze ongera koko mana akazi ko gukora hariya gukata amatiki niko wabonye kambereye ariko mana ndabizi ibintu byose ujye ubigena kandi ukagena isaha yabyo ndabizi nta kintu kijya kiba udafite impamvu kandi mana icyo nzi neza nuko ibyo ugambirira kuri njye ntago ari byo ahubwo ni byiza kandi nzi ko imipango yawe kuri njye ari myiza nta kintu na kimwe uteganya kuri njye kibi kandi ndabizi neza ko mana ibyo umpa ari byo binkwiriye gusa ndakwinginze ujye mu mitima y'abamfitiye ishyari ndetse n'abandakarira maze mana ubashe kugira icyo ukora ndagusabye mana rino sengesho rikugereho Didier yarasenze kandi asenga afite umujinya ndetse yari yababaye cyane kuko yumvaga ko Imana yamuretse kandi kitakiri kumwe nawe bitewe n'amagambo ba Sentia ndetse n'abanite bari bamaze kumubwira ati Imana ndakwinginze ongera witamurure kandi ongera ucinzira kuri njyewe Mana ongera uhagarika amagambo y'abanzi banjye Didier yarasenze cyane dore ko yari afite umujinya kandi yari afite agahinda kenshi cyane asenga isengesho ndetse n'Imana iramwumva ati Imana ndabizi neza ko nyumvishije reka ngende nsubire ku kazi kandi nzi neza ko ibyo ugambirira kuri njyewe si bibi kandi Mana uriya mukobwa nimba nkwiriye uzanyemerere tubane kandi nanone Mana nimba ubona ko katankwiriye uzamutembereza umujyane ndabizi hari abandi benshi beza kandi bahari gusa ndamukunda Mana nuko Didier yakomeje gusenga ndetse ahita akasubira mu kazi ke gusa gashitsemo boss yaramutunganyije cyane ati se Didier ko twari tuzi neza ko ukora akazi kawe neza reba amasaha 3 yose arashize kandi ndabona n'amaso yawe ese wari uri mu biki ati boss nyine nuko ari akazi kandi nta nakandi mfite gusa simeze neza nyine ntabwo byari ngombwa ko nza hano ati rero ihanganuka atari amatike arangire numara kuyakata nta kibazo rwose ute kutaha nuko Didier akiri gukata amatike yagiye kubona nyina wa Agnes araje ati Didier kuri ahangaha se ati nahangaha rwose nkorera ati none se hano hari agence yawe ihari ati nongeye nyine nahangaha nkorera kandi nahangaha nkatira amatike ati what ati of course mama nahangaha rwose nkorera njye nahankatira amatike ati ni gute umusore umeze nkawe wize ndetse ufite masters yakaza muri ibi bintu rwose ubwo se no kwicisha bugufira ati no mama nyine I'm sorry
ushobora kuba warumvishije nabi cyangwa se Agnes yarabikubwiye nabi, gusa njye rwose ntabwo nize pe, njye ntabwo nize. Ati none ubwo ngubu ukaba uri gutesha umwana wanjye umutwe mu biki? Ati umusore uzi kuri ikigo nta bwenge ugira. Mama Agnes yatutse Didier cyane ndetse n'abantu bose bari bari aho ngaho muri gare baramushungereza. Ati Didier uri injiji, ese nukwirirwa bicurangisha ku piano kandi nta nakazi ufite gafatika, ese kano kazi ufite kaguhemba ngahe? Ati mama kampembe 100. Ati ngahibaze inshuro enye z'umushahara w'umwana wanjye amafaranga ahembwa, uzi ko umwana wanjye Agnes agukubye inshuro enye? Ati mama ndabizi gusa Imana izaca inzira. Imana izaca inzira. Umva rero Didier gasopo ku mukobwa wanjye, ndetse sinkeneye no kuba nakongera kubyumva. Ndakwiyamye ku mwana wanjye. Abantu bose bari bari aho ngaho ndetse barafotoye ndetse barawohereza kuri Instagram ndetse no ku ma TikTok. Uwo munsi Didier yarasabye ndetse cyane. Gusa boss yese kahamagara Didier ati Didier ngwino hano. Ati se Didier uriya mugore kagusuzuguye cyane bigenze biti? Ati boss nakundanye n'umwana we gusa nyine umwana we yamubeshye ko nyine nize kandi ntabwo nigeze niga. Rero aratunguye kuba abonye ndi hano ndetse no kuba mubwije ukuri ko ntize. Nibyo bitumye nyina ntuka kuriya gusa nasebye simbuza kimwe. Ati no Didier hariya nturi umukristo? Tiya ndi umukristo kandi nezererwa Imana mu mutima wanjye. Ati cyakoze uranyemeje pe, kuri iyi nshuro mbonye ubukristo bwawe. Umugore agutuke kuriya ndetse ntunamusubize. Didier kubera iyo mpamvu urabona njyewe n'ubundi no company yanjye, urabona amafaranga amaze gukuramo ndetse arahagije, kandi Imana yanjye yari yarambwiye ko hari umuntu nzafasha. Imana yari yambwiye ko hari umuntu nzafasha kandi nkamuha ino company yanjye, ino agency nkayimusigira. Gusa nyisaba ikimenyetso. Imana irambwira ati umuntu bazatukira hano aba ari we nzagira neza ndetse ari we nzayiha. Didier urabona ino company yanjye ifite sotara 25. Ati yego boss kwera iki kintu ubaye umukristo ndetse urakiranutse cyane. Ngiye kujya muri Amerika ndetse ndanayigusigiye. Nta kintu nzagusaba, nta n'ikindi kintu ngukeneyeho, icyo ngusabye gusa uzayikoreshe neza kandi uriya mukobwa umureke rwose. Imana izaca inzira izaguhundi. Ati boss uri serious? Ati yego rwose Didier ndi serious. Nuko Didier bahise bamuha company ndetse bamuha agency ikomeye cyane, dore ko yarimo amasotara akiri mashyashya kandi ikora neza. Naho nyina wa Agnes yatashye ndetse afite umujinya n'uburakari. Ati mama se ko warakaye? Niko Agnes ujye ubona ndi umwana wo gukina nawe? Ati se mama ko warakaye bimeze biti? Atumbeshye nta n'isoni ngo Didier yarize kandi nta n'amashuri na make afite. Mama ariko ndumva nta birenze, none se kuba atarize ari ikibazo kibirimo? Ati no nakubwiye ko nta muntu n'umwe nkeneye uzabasha kuba waza muri uru rugo ndetse ngambere umukwe uwo muntu atarize byibura masters. Ese urayabasha no kurihira abana bawe? Ati mama ntugire ikibazo rwose, ibyo nabitekerejeho, niyo mpamvu nyine Didier ntabwo tugikundana ndetse naramukatiye. Ati twaramukatiye? Ati of course mama naramukatiye, undi gukundana na boss wanjye. Ati uri gukundana na Jimmy se? Ati yego mama ndi gukundana na Jimmy. Ati uri gukundana na Jimmy? Ati mama ese wajya unyizera? Yego rwose mama ndi gukundana na Jimmy. Ati wow ntiwumva se mwana wanjye, none waciye akenge rwose, va kuriya muginga ngo ndi Didier umuntu umeze kuri udafite amafaranga na makeya. Gusa nyine mama ntabwo ndamukatira turi kumwe nyine, gusa harampamagara simwitaba, nta kintu na kimwe nyine mama sindamukatira turi kumwe ngo muhakanire, gusa mu mutima naramuhakaniye. Ati sinabonye se kirwa kazerera muri gare gasangeyo ndetse fatira modoka yanjye ugasangeyo ujye ko wamukatira ndetse umbwire ko byarangiye. Nuko Agnes yase kafata imodoka yanyina ndetse ajya mu mujyi, gusa cyari kimujyanye nta kindi kwari kugira ngo ahakanire Didier kataba kimukeneye mu buzima bwiwe kandi kadashaka ko baguma bakundana. Nuko Agnes yase kagera ndetse asanga Didier yicaye muri biro. Ati Didier ko yicaye muri biro sera boss wawe ari he noneho? Ati I'm sorry gusa nyine nta uhari pe. Didier yirinze guhita akamubwiza ukuri. Ati se kuje ko najyaga nkwamagara ntunyitabe none n'iki kikuzanye? Ati Didier nyine narinje kugira ngo nje nawe ibintu byacu bijye mu mucyo. Ati bijye mu mucyo gute se? Ati nyine ntabwo nkigukeneye, ntabwo nakundana n'umuntu utarize. Ati se agine nkubaza ikibazo? Ati yego nta kibazo rwose mbaza. Abantu bose batunze abana b'iwabo cyangwa se abantu bose bafite abagore niko bize? Ati no ntabwo bize. Ese abakire bose dutunze kuri iyi si niko bize? Ati ntabwo bize rwose Didier. None se basi abantu bose baturuka mu miryango ikomeye, imiryango ikomeye niko yose irimo abantu bize? Ati no Didier ntago ariko bimeze. Ati okay sawa. Ati rero ntukajye usuzugura umuntu ngo nuko atize sibyo? Ati nyine Didier sinshaka kuvugana nawe byinshi, njyewe mfite ubukwe vuba aha ngaha. Ati what?
ufite ubukwe rwose? Ati mfite ubukwe kandi nje nyine kugira ngo mbikumenyeshe bitazagutungura. Ati okay so Agnes uzagira ubukwe bwiza kandi felicitation. Ati Didier ari sure? Ati of course I'm sure no se ko ntize ahubwo reka nkureke ngende njye mu kazi nawe ahubwo wamfasha ugasohoka ko ndi kumva nyine ntabwo gikenewe pe. Nuko Agnes yahise kasohoka ndetse asohoka atunguwe cyane dore ko yarabonye Didier adafashwe na Mose cyangwa ngo agire ikibazo bitewe n'ukuntu atekerezaga kamukunda. Didier aho yari asigaye yicaye yahise kayibaza ati cyakora ukobwa mana ibaza umuntu tutanamaze n'ukwezi dushwanye none ngagiye burase n'icyumweru kirimo none ngagiye gushyingirwa. Nuko Agnes yahise kagenda gusa yahise kahitira ku biro. Akigera ku biro gusa yahise kasanga Jimmy yicaye ndetse amutegereza ati baby kuki watinze se? Ati nyine be nari nagiye ahantu hari utuntu nagiye kubanza kujya kugura. Ati okay nyine be ese ubukwe bwacu kuki tutari kubutegura vuba? Ati of course nibyo nari ndimo ndetse namaze kubitegura ahubwo ikintu dukeneye no kugira ngo dushake agence nyine izadutwarira abantu kuko nshaka ko ubukwe bwacu buzaba bwihariye. Ati okay gusa twajya muri gare ndetse tukajya kwishaka. Nuko Jimmy yahise kabwira Agnes ndetse bahamagarana nyina bajyana muri gare kugira ngo bashake agence izabatwara mu bukwe bwabo. Gusa bakigera muri gare nyina wa Agnes yahise kabwira Agnes ati Agnes ngomba kugenda ndetse nkajya hahandi wa muginga akora ngo ni Didi kabasha kumwereka ko harimo itandukaniro tugende. Ati ese muri kuvuga ibiki mama? Ati ntacyo turi kuvuga Jimmy ahubwo nyine ngwino tujyane ndetse tubashe kuba twagenda turebe ibyari byo. Ati turigende hese mama? Ati tugende mwiriya company mwiriya agence niho nyambona bafite imodoka nziza. Nuko baragenda ndetse bajya aho Didier yakoreraga. Gusa suko bari bafite imodoka nziza ndetse kandi zinarenze ahubwo kwari kugira ngo basebye Didier ndetse bamwereke ko ntacyo ari cyo. Nuko barahageze gusa Didier dore ko yari ari mu kazi yahise kahaguka ati tubafashe iki se banyakubaho? Ati Didier ntabwo ari we turi gushaka rwose dushaka boss wa hano. Ati ye ati gusa ninjye boss wa hano mwambira icyo dumushaka ndetse tukabafasha. Ati ye niwe boss wa hano? Nyina wa Agnes yahise kagwa mu kantu ndetse na Agnes. Gusa Jimmy bitewe nuko ntacyo yaraze se akamubwira ati none se ko dushaka amamodoka aragera kuri 25 yo kuba yatwara abantu twayabona? Ati ya mukeneye nandarenzeho twayabona kuko ngubu harizo twatumije Dubai zigera muri 200. Ndumva rero ntabwo mwabura imodoka ari muzishaka mwazibona. Ati ko numva ukize cyane ko numva ndenzeho. Ati nta birenze rwose muvandi nta birenze. Ati okay none tuzongera tuguhamagare turebe ibyari byo ndetse tuzi. Ati mujye gukora ubukwe ati ya uri unique girlfriend wanjye ndetse n'uyu ni mabukwe. Ati ati sa congratulations rwose muzagira ubukwe bwiza. Ati atabwo nawe turagutumiye rwose uzaza. Ati nta kibazo rwose nzaba mpabaye. Nuko Agnes ndetse na nyina bahise ko basohoka ndetse basiga Jimmy ari kuganira na Didier. Gusa Agnes yatutse nyina ati mama nturebe ibintu wankoreye watumye mbura amahirwe none dore Didier reba amafaranga afite ese ubu Jimmy yagira amafaranga nkariya. Ati mwana wanjye rwose umbabare nanjye naribeshye sinari nzi ko rwose kutiga ntawe bihuriye no kuba umuntu yakira. Ati mama nyine ndabizi umuntu iyo yiza afite amahirwe menshi ariko umuntu utarize nawe si ngombwa ngo tumucireho iteka. Ati mwana wa rwose mbabarira gusa na Jimmy ntacyo arwaye gusa nyine kuri ubu ngubu utoye isomo se kijyo gutuma shingirwana n'umuntu ntakuze nanjye ngiye kubyora ndetse nta n'umuntu nzongera gukundana nawe. Ati mwana wa ntago ari ngombwa ngo utekereze ibyo ndetse bireke. Ko Jimmy ndetse na Didier bahise ko babyanzura ndetse barabinoza neza. Didier bahise ko amakazi ko kuba yatwara Jimmy ndetse na Agnes mu bukwe bwabo. Didier yarakize cyane ndetse akomeza gushima Imana dore ko yari imaze kumugirira neza. Naho Agnes yahise kagenda kubana na Jimmy gusaba abana batishimiranye dore ko batakundanaga. Inkuru yacu y'urukundo nahanga irangiriye ndabakunda cyane. Kwibutsa aho utarakora subscribe kugira ngo ikore maze ujye ubasha kunkurikirana. Ku mbuga zose ni David Rwanda. Mugire ibihe byiza kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.